urukiko nyine rwariherereye rufata icyemezo, ariko amahirwe aha uregwa iminsi 5 yo kujurira. Ngiye gutegereza bashyiremo kopi nyitegure nyisome yose, nimara kureba uko imeze tuyijuririre. Uko imara kose tugomba kuyijuririra, kuko harimo ibyo twasabaga urukiko kuba rutabiduhaye. Rero dufite amahirwe yo kujurira, wenda urukiko ruzajuririrwa rwo rushobora kubiduha, bakaba wenda bakwemeza gukurikiranwa adafunze. Ni ukuvuga ngo kuba icyemezo gisomwe ku rwego rwa mbere, ntabwo gisomwe ku rwego rwa nyuma. Turacyafite indi nzira yo kujurira isigaye, ubu tugiye kujurira muri iyo minsi 5 y'imbabazi. Irene, murajurira iki? Ni iki mwe mutanyuzwe nacyo cyase niki mubona kitagenze neza? Ujya kujurira no kufite point. Mu by'ukuri ibyo nari babwiye, ntabwo mwumvishe kuri urukiko, ntabwo ruvuze ibintu byose byabaye. Ntabwo bivuze n'ibyo twaburanye byose ngo rugende rubimotiva ruvuge ngo byagenze gutya cyangwa byagenze gutya. Niyo mpamvu mbabwira ko dutegereje kubona ko kopi yuzuye iza, nibamara kuyidushyiririramo kopi yose turayisoma, natwe tuyisesengure turebe aho dushobora gushingira tujurira. Ariko mu by'ukuri icyo twababwira cyo nuko tugomba kujurira uko byamera kose. Reka rero dutegereze mu kanya wenda nka nyuma y'isaha cyangwa isaha ebyiri kopi ziraba zimaze kujyamo, tuyifate twicarane n'uwo twunganira turebe icyo amategeko atugenera, nyine aricyo cyitwa kujurira. Turebe ingingo tugomba gusobanura zirebana n'ubujurire bwacu. Ndumva nta kindi. Murakoze. Ariko akabazo k'amatsiko, metere, igihe izi mpamvu zikomeye umucamanza yavuze zitahinduka mu bujurire, twazabona Ndimbati mu mizi nyuma y'igihe kingana iki ku manza zitinda? Ni ikibazo nyine, ubwo ntabwo ari twe dutanga amatariki yo kuburana imanza, agenda ashingira ku bwinshi bw'imanza ziba ziri mu rukiko. Ariko hari impamvu navuga points itumye ufata umwanzuro wo kujurira. Ari ingingo imwe basobanuye ngo irebana n'ifishi n'igitabo, bayisobanuye ko ariyo ahanini bashobora kuba banashingiyeho, ariko ntabwo basobanuye byimbitse icyo bayinenze cyangwa icyo bayishimyeho bikurikije n'icyo twe twayivugagaho. Nicyo rero mbabwira ko ntegereje kureba ko kopi imeze, tukareba ukuntu benterprese urwo rupapuro rwo mu ikayi. Urupapuro rwo mu ikayi ntabwo rwo mu ifishi. Bavuze ko ifishi yujujwe hashingiye ku makuru yari avuye mu ikayi. Urwo rupapuro rwo muri iyo kayi turarufite muri dosiye. Tugiye kureba uko urukiko rwarusuzumye, turebe niba bihuye n'uko tubyumva. Nidusanga atari ko tubyumva, niho tuzashingira tujurira. Birajya gusa naho ngaho. Icyo mvuga nuko dutegereza, wasanga nyine ibyo bakoze bifite impamvu yo kujurira wawe burera. Na nyuma y'ibyo byose n'impamvu zaba zinahari, hari n'icyo amategeko ateganya. Amategeko ashobora no kuvuga ko umuntu akurikiranwa adafunze, ibimenyetso byaba bihari cyangwa byaba bidahari. Ibyo byose rero ayo mahirwe turacyafite, ndumva tutayibuza. Tugomba kujurira. Metre, ntabwo ubona ko hirengagijwe ikintu gikomeye mwari mwatanze nk'abatanze ingwate? Hari abantu bitanzeho ingwate kandi urukiko rujya rubishingira. Mwebwe ntimubona ko byirengagijwe? Ibyo byose turengera tubisabe. Umucamanza ashobora gufata icyemezo, ibi byose ntabiha agaciro. Hari n'undi ushobora gufata icyemezo, ibyo byose akabireba. Tuzongera tubisabe, twongere tubigaragaze, tugaragaze n'izindi ngingo. Dusoza, Ndimbati, imibereho yimeze gute? Ni umwungana mu mategeko wese ameze gute? Aho ari ubuzima bumeze gute? Ejo ku cyumweru nagiye kumureba, ambwira ko arwaye, ashobora kuba arwayemo gakeya. Uyu munsi sindamureba, ngo ndajya kumureba ngiye no kumubwira icyavuye mu cyemezo cy'urukiko, ndebe uko yaramutse. Avuga ko arwaye, sinzi uko yaramutse. Akubwira uburwayi arwaye? Ntabwo yabumbwiye. Urakoze cyane. Undega bavuga Kabahizi, nk'uko babivuze, ngo impamvu zikomeye ngo nuko umukoresha we kuri 24 ataharaye, ariko nta cyemezo cy'uko yaba yarararanye nanjye, kuko ashobora no kurara ahandi. Ikindi, nk'uko nyakubahwa Presidente Shinjacyaha bivuze, ngiye nemera ko twabonanye ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere. Ntabwo mbihakana. Ibindi ni uko kuva icyo gihe, nk'uko yabyivugiye mu itangazamakuru, ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2020, kuva icyo gihe rero sinigeze mbihakana ko natangiye kumufasha
guhera icyo gihe kugeza na n'ubu. N'ubu ngubu ni njye wafashaga abana, nawe inzu yabagamo n'inzu yishyura, ni njye ubagaburira. Ntabwo rero kuva icyo gihe yaba azi ko yakorewe icyaha yarigengaga, ndetse yari afite n'uburenganzira bwo kuba yabiregera icyo gihe. Ikindi, ntabwo yigeze atera intambwe ngo ajye kundega mu bugenzacyaha, ari naho mvuga ko habayemo akagambane, ahubwo yagiye mu itangazamakuru. Ibi byose byagiye mu itangazamakuru kubwo umunyamakuru w'Isimbi wamubeshyaga ko azamufasha, hari abantu bo hanze bazamuha amafaranga menshi. Ibyo byose bikaba aho yaransabye miliyoni 5 kumukodeshereza inzu y'ibihumbi 300, kumushakira umukozi ngo uzubereye mu byo kurera abana. Mubwira ko ibyo ntabishobora, ariko nyakubahwa Perezidante, nagira ngo nkumenyeshe ko n'abo bana babaga iwanjye. Yaje kubatwara ari ku wa 6, yiba umwe amujyana ku ngufu, undi arasigara. Hanyuma ise umubyara yari ari mu rugo iwanjye, mu gitondo aramuhamagara ati, witandukanye abana, zana uwo mwana umugarure, n'ubundi wari warabataye hano, cyangwa se uzutware n'uyu. Yahisemo kuza kumutwara. Akimara kumutwara, umunyamakuru witwa Murungisa barampamagara, arambwira ati, mfite inkuru yawe, urampa miliyoni 2, hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara. Nkubitiye rero ku by'umukobwa yari yambwiye ko ngomba kumuha miliyoni 5, nkamukodeshereza inzu y'ibihumbi 300, nkamushakira umukozi ngo uzubereye mu byo kurera abana, mubwira ko ntabishobora. Inkuru nuko yasohotse. Nyakubahwa Perezidante rero ntabwo uyu mugore nk'uko bivuga namusambanyije, ahubwo twarumvikanye ndetse ndanamwishyura. Hanyuma sinigeze nanga no kwirengera ko ibyo nakoze byavamo abo bana, kuko ibi byose nagendeye ko yambwiye ati ngiye gukuramo inda. Ndamubwira nti wikuramo inda, njyewe nzagufasha. Nyakubahwa Perezidante, muraza kureba neza mu bimenyetso bavuze, hari iby'amafishi, hari n'amazina. Hari abo bavuga Kabahizi Firidausi, ndetse hari n'aho bashidikanya ku matariki. Muraza kureba mu bimenyetso batanze ubwo bajyaga aho avuka, ifishi yo kwa muganga. Namwe muraza kubireba, murasanga ari ibinyoma byambaye ubusa. Ibyo byose rero bikaba kubw'indonke abantu bashaka ku bandi. Ngiye ku by'ifishi, Nyakubahwa Perezidante, ifishi yo kwa muganga igaragara ko iriho umudugudu, kandi muri 2002 nta mudugudu wari uriho. Hariho akarere, kandi muri 2002 ntabwo byari byakitwa akarere, byitwaga amakomine. Hakabaho icyiciro cy'ubudehe, muri 2002 nta budehe bwari buriho. Hakabaho intara y'amajyepfo, kandi icyo gihe ntabwo hitwaga mu majyepfo, hitwaga muri perefegitura ya Gikongoro. Ibyo byose bikagaragazwa na verisiyo y'iyi
fishi bavuga yo kwa muganga ni verisiyo ya 2020. Hakibazwa rero niba uyu ndega Kabahizi yarakingiwe muri 2020 kandi yaravutse muri 2002 nk'uko babivuga. Ikindi hari registre hano bavuga, uraza ugasanga ibiyikubiyemo nabyo ntabwo bisobanutse, ntabwo mbyemera. Hari ibaruwa y'umurenge yandikiye umuyobozi w'umurenge bamusaba gutanga ibisobanuro ku makuru ya Kabahizi, abagaragariza ko igihe yavukiye kitazwi n'ababyeyi be batakizi, ariko ngo icyo bibuka ari muri 2002, ndetse bagasobanura ko yavukiye mu rugo kandi ngo bahise bamwandikisha, nkumva rero batari kumwandikisha mu rugo. Bakavuga ko ibitabo byatakaye, ibitabo bigaragara mu murenge ari ibyo muri 2006. Kuva ikindi gihe nta gihe ibyo bitabo bigaragara. Nyakubahwa Presidente, ibyo byose ni ibimenyetso bigaragara ko harimo ibinyoma byinshi. Ntabwo nzi aho bikura kuko nanjye icyo gihe ntabwo nari nzi ko ari umwana, kuko ntabwo nigeze musaba ibimuranga, namusanze ku muhanda ari kumwe n'abandi bateze muhitamo nyine, kuko nabonaga ari we nishimiye. Ntarangamuntu iyo nigeze mbona, kuko no mu kujya no kubyara kwe nk'uko nabibabwiye, hari amafishi mfite hano agaragaza ko abana ari abakwizera Jean Claude. Ibyo byose ni ibimenyetso nagiye mbona nyuma. Murakoze.